ibyo ni ibiki mbona bitakaye? Ese ni ibiki byari biguye? Ariko nawe wa mugore ugira amatsiko, uri kubona atari igiceri cyari gitakaye. Kikimbwira ni ibiki bivuye mu mufuka wa papa wawe bikikubita hasi? Mama, ni iki giceri cyari gitakaye? Ukuntu mbona urebana na papa wawe, birashoboka ko hari ikintu muri kumisha, gusa ndaza kubyimenyera. Umva reka ngo reke nigire mu kazi utanyirereza. Nizere ko utagiye muri ka kazi kawe uhuriramo na mukobwa wambaye pinki. Aha ndakuzura ntamukiye mada. Gusa umenya ko uyu munsi umuhungu wawe iki kitari buze ngo arambiwe muri kiriya kiyaro. Ubu mukanya rwose Satani arabageza. Umva n'umukozi bazagarukana cyangwa tumureka azafashe umukecuru. Ubwo se urumva SP yabyemera? Umukozi se ari ubwo rutegeka. Gusa umenye ko SP ari we wareze bari abana kuva na kera. Uyu rero si umwanya wo kumujugunya pfiriya muri biriya byaro ngaho mu bishokoro ngaho iki. Rekera utavuga nabi. Reba aho mbona ahangaha niho hangize guki. Urekeraho rero kwavuga nabi. Ego mama we sinatera ibuye hashisha igisabo. Nako ntawanegurira abazimu mu ndaro da. Mada, abo bazimu nabaye ko mbona zindukanye umunabi. Ubwo ntabwo urafata kacyaye. Aha, ngaho gira akazi keza mu rwego mwiza. Sa rero ngaho bye, umunsi mwiza. Ako tukiraho ngaho. Ndo hamagaye ndi bize mburuko nkwita ngo tugane neza. Ngo byakugendekeye gute? Mwana itorize. Izi byambayo. Bagije uri cyo gihe ryari ryamanutse. Byagenze gute se? Umva nari mfite gahunda yo kubonana kari agakoba. Dusezeranira ahantu turabonanira. Ngezeyo sanga ni madamu. None se madamu wagera mwacitaga gute kuki uzi kuri madamu wawe umwitanya n'umukobwa? Byagenda gute? Madamu afite telefone ebyiri? Umva madamu afite telefone imwe. Madamu afite telefone imwe yonyine. Afite telefone imwe? None se wagiye guhana nta n'ifoto urabona? Madamu uyu mumwe gukora umukobwa sinabwo uri kwibuka kaka yafotoye nakoretse kuri profile ni wakabonye akumva mubwiza ukuri ura mukobwa wanyetse ni mwiza pe mva kinyanza bogeze ariko ntagaruta madamu wawe pe umva nawe uratangiye munsi nzahura mu ngimwe ako se nkayo kubijya by'abakobwa ariko mubwire reba fafofo bahajojo bande bafani bose uzabashyira he turi kuvuga umva ibyo ngibyo tubyiburira ukazo bimeze cyane mukazi bimeze neza kabese biragenda sonye ko nafunga ka business ari ka boutique mwana rero reka ngubwire kari akazi ukora ngembo narakabagore ko wumve kwa kwemera kwawe ubonye akazi mu biro cyo sinkuze wari rwose we nago nkuze cyo ndukandagira mu nibirenge igenda ubonye akazi mu rutanye kunyemera turaziranye n'uzanyemera sibyo umva tubyeho rero ubwo bagohereza kandi utangiye kunga amagambo nkanga yowe ahubwo nge nawe ibyo nguce se wayibona yangane rwose mbabarira ariko ntuzanyemera bizeho ibyo tubyorere ariko ibintu byose tujya tuvugana nzajya mbiremereza we ntakubiremereza ariko ni burage n'ikere ibyo ngibyo tubyorere mwana burage burage mba ni oya ngo nkucicupa rwose zana kandi nta kibazo bakaguhereza bakazana gusa ariko amagambo ntago ari meza nibakazane rwose nose nawe ibyo uvuga nzajya mbiremereza oya rwose nibazana kanguciye inzoga pesha nguciye agacupa nibakazane kandi bakaguhereza
Surprise! Mbazaniye amata abahungu banjye. Ariko XP ntabwo uri kubona ko nazanye amata. Ubundi nyimbara kumenya muraza kuza. Narinzi neza ko mukecuru arakohereza imyumbati. Kuko arabizi neza umuhungu wakunda imyumbati cyane. XP genuza n'ibikombe. Papa njyewe nkumbuye ifiriti. Agafiriti nanjye nari nyikumbuye nuko nari nijijishije. Ese ko mbura mwese mwahungabanya hano wabaye iki? Ese ubu koko nzakugire nte? Uranze impinduye umwanda koko? Nukwirirwa mu mahabara yawe naho uziye ni wijijishe. Ibi nibyo koko uba ugomba kunyakiriza. Ubu uri kwibaza icyabaye? Uribaza icyabaye koko usigaye wirirwana udukingirizo mu mufuka wawe?